Turakwitabye karame nyagasani, twitabire ingoma y'urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya gatanu gisanzwe, tariki 9 Gashyantare 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 8 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7 n'umurongo wa 9 kugeza ku wa 13. Muri iyo minsi umwami Salomoni akoranyiriza iruhande rwe i Yerusalemu abakuru ba Isiraheli, abatwara b'imiryango n'ibikomangoma byo mu nzu y'Abayisiraheli, kugira ngo bazamure ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho babuvanye mu murwa wa Dawudi ari wo Siyoni. Abantu bose ba Isiraheli baterana n'umwami Salomoni ari mu munsi mukuru, ubwo hari mu kwezi kwa Etanimu ariko kwa 7. Abakuru ba Isiraheli bamaze kuhagera, abaherezabitambo baheka ubushyinguro, bazamura ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho, ihema ry'ibonaniro n'ibindi bintu byose byeguriwe Uhoraho byo mu ihema. Abaherezabitambo n'Abalevi nibo babizamuraga. Umwami Salomoni n'ikoraniro ryose rya Isiraheli rimukikije imbere y'ubushyinguro, batura ibitambo by'amatungo magufi n'amaremare adashobora kubarwa no kurondorwa kubera ubwinshi bwayo. Abaherezabitambo bajyana ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho mu mwanya bwagenewe mu cyumba gitagatifu rwose cy'ingoro, ariho hantu heguriwe Imana, munsi y'amababa y'abakerubimu. Kuko rero abakerubimu bari barambuye amababa yabo hejuru y'ubushyinguro, agatwikira ubushyinguro n'imijishi yabwo. Nta kintu kiri muri ubwo bushyinguro uretse ibisate 2 by'amabuye Musa yashyizemo ari i Horebu, igihe Uhoraho yagiranaga isezerano n'Abisiraheli bava mu Misiri. Abaherezabitambo bamaze gusohoka bavuye mu cyumba gitagatifu, igihu cyuzura ingoro y'Uhoraho. Ubwo abaherezabitambo ntibashobora guhagarara mu ngoro y'Uhoraho, yari yuzuyemo ikuzo ry'Uhoraho. Nuko Salomoni aravuga ati, Uhoraho yiyemeje gutura mu gihu kibuditse. Dore nakubakiye inzu ihebuje, aho uzatura iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 132. Haguruka Uhoraho, uze mu buruhukiro bwawe. Uhoraho ibuka Dawudi, wibuke isezerano yagiriye nyir'ububasha wa Yakobo ati, ntabwo nzareka ngo amaso yanjye ahumirize ntarabonera Uhoraho ikibanza. Nimuhoge twinjire aho atuye, dupfuka imbere y'umusego w'ibirenge bye. Haguruka Uhoraho, uze mu buruhukiro bwawe, wowe n'ubushyinguro bw'ububasha bwawe. Abaherezabitambo bawe nibambare ubutungane, maze ababoke bawe bavuze impundu. Girira umugaragu wawe Dawudi, we guterana umwami wisigiye amavuta. Haguruka Uhoraho, uze mu buruhukiro bwawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 6 umurongo wa 53 kugeza ku 56. Muri icyo gihe Yezu n'abigishwa be bamaze kwambuka, bagera i Genezareti, maze bashyikira ku nkombe. Bakiva mu bwato abantu baramumenya, nuko bazenguruka ako karere kose, maze batangira kumuzanira abarwayi mu ngobyi aho bumvaga yageze hose. Naho Yezu yinjiraga hose, ari mu nsisiro, mu mijyi no mu midugudu, bashyiraga abarwayi ku kibuga, maze bakamusaba ngo abareke bakore ku ncunda z'umwambaro we. Nuko bamukozeho bose bagakira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko bamukozeho bose bagakira. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi uhure na Nyagasani, buri munsi ukizwe na Nyagasani, buri munsi ubeho ubeshejweho na Nyagasani ku mpuhwe ze. Nyuma yo kumva isomo rya mbere twavanye mu gitabo cya mbere cy'Abami, aho batubwira umwami Salomoni amaze kuzuza ingoro y'i Yerusalemu, nuko ahatuza ubushyinguro bw'Imana. Ati, Nyagasani, haguruka uze mu buruhukiro bwawe, kuko n'umuririmbyi wa Zaburi nawe yabidushishikarije. Uko niko Salomoni yatuje ubushyinguro bw'Imana mu ngoro, maze ubwo bushyinguro byari ibimanyu 2 by'amabuye, byari byanditseho amategeko ahiniye mu mategeko 2, uruhande rw'Imana kubaha Imana, ndetse n'uruhande rwa mugenzi wacu kubaha mugenzi wacu. Ibi byose bigatwibutsa agaciro tugomba kugira, tugirira ingoro y'Imana, twubaha Imana, Nyagasani agaturana natwe, Imana igendana natwe, Imana igumana natwe. Ese nanjye nawe tugumana n'Imana?
tuba turi kumwe n'Imana mu ngoro yayo. Na nyuma yo kumva ivanjiri y'uno munsi aho batubwira Yezu utambuka no ku nzira, nabyo bigahinduka ingoro, kuko ingoro ni ahantu Imana iri, ni Imana aho itura, aho dusanga Imana kugira ngo tubeshweho no dukire. Yezu ahantu yatambukaga hose mu nsisiro, mu midugudu, bamuzaniraga abarwayi bagakira. Basoje batubwira bati nuko bamukozeho bose bakagira bate, bagakira. Amen, amen, amen. Nyuma yo kuzirikana icama cy'amasomo y'umunsi, nawe nanjye amasomo aze kudufata anadufashe kugira ngo natwe twakire umukiro wa Nyagasani. Mu ngingo remezo tujye kuzirikana igira iti ibyo usabwa kugira ngo ukire. Hari ibyo usabwa byinshi, hari ibyo ufite, hari ibyo udafite. Isomo ry'uno munsi rize kugutambukaho nanjye rintambukeho ibyo dusabwa kugira ngo tugere dute, kugira ngo dukire. Hari ubwoko bubiri bw'umukiro, ariko abantu benshi bishakira ubwa mbere ngiye kuvuga. Hari gukira ku mubiri, ndetse bwa kabiri hari gukira kuri roho. Gukira ku mubiri, abantu bifuza gukira indwara bari barwaye. Abarwaye umutima, umwijima, umutwe, mu nda, obezite, diabete, n'ubundi burwayi bwinshi. Twese tuzi imbere ya Yezu benshi ati Yezu nanjye ndashaka gukira, ndashaka gukira. Ariko se wasanga nzanira Yezu gusa uburwayi bw'inyuma, uburwayi bw'umubiri, ariko nkibagirwa roho yanjye. Ngo bwa kabiri ko Yezu yifuza kudukiza n'ibyaha. Usibye indwara z'umubiri, ariko hari n'indwara za roho, aribyo byaha. Bya byaha bitubuza gukora kuri Yezu ngo natwe dukire. Twajya kumukoraho ntidushyike uko bikwiye. Niyo mvugo igira iti ushobora kuba ukize ariko udakiranutse. Ukize iby'inyuma, ufite za konti zipfinigiye zuzuye amafaranga, ufite ibintu n'akantu, ariko ubuze ubuntu bw'Imana. Ntabwo ukiranutse. Ntabwo ukiranutse ku ngeso mbi, ntabwo ukiranutse ku buhakanyi, ku bugambanyi, ku busambanyi, ku busambo, ku bubeshyi. Ibi byose rero ushobora kuba ukize inyuma ariko imbere udakiranutse. Ukaba ufite konti nyinshi cyane, ariko iby'Imana ukaba warabiteye umugongo, warateye Imana umugongo. Ibintu urabihobera, ugasabana nabyo, ariko Imana yo ukayitera umugongo. Ntusenga, uriruka ku bintu by'intosi, ugashakisha ubukire bwa hano ku isi, ariko ntusenga. Ushobora kuba unasenga ariko ntibigere kuri Kristo. Ntukore kuri Kristo uko bikwiye, ngo nuko bamukoragaho bose bageraga bate, barakiraga. Natwe tujye twisuzuma mu buzima bwa buri munsi. Ushobora kuba uri umukristo wa wundi w'indani, wa wundi abantu bose babona koko bakabona arasenga, ariko utajya ukora kuri Kristo, utajya usenga by'ukuri birumvikana. Mubanye na Kristo nk'amapoto abiri, rimwe ridashobora kwegera irindi. Mubanye na Kristo nk'imisozi ibiri, yayindi idashobora guhura. Nuko wajya kubona ukabona abandi barimo barasenga, ariko ukumva bitakuryohera. Ukabura nakize, konteri zawe zirabara neza, ariko wowe utarakiranuka, utajya wegeranya Nyagasani uko bikwiye. Icyo nicyo gihe kizagushyikira, ugasanga uri kwivovota, uti ibi nta kigenda, kandi wowe nta kigenda. Sinzongera no kujya gusenga nanjye, kuko Imana itakinyumva. N'ibindi byinshi cyane ushobora kwivovotamo, kandi ikibazo wasanga ari wowe utagikora kuri Yezu. Abandi bose bamukoraho bagakira, wowe se urabuzwa n'iki? Harabura iki kugira ngo nawe ukore kuri Kristo maze ukire? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo hari umugabo mu karere kamwe wari ukize cyane, ufite ibintu bya mirenge, ufite akantu n'akantu, umeze neza, ukize. Ngo yari afite inzu yari irimo umuriro n'amazi, ameze neza, ntacyo abuze, acana neza, avoma neza, byose bimeze neza, yarahiriwe. Binashoboka ko haburaga umuriro cyangwa bakabura amazi, bazaga kurahura iwe, bakaza kuvoma iwe. Ngo hashize igihe kirekire, ngo aza kubona ikintu kidasanzwe mu rugo rwe. Ngo abaturanyi bandi ngo babonaga amazi, ariko we ntayabone, bikamubaza cyane. Ikindi noneho gitangaje gikomeye kuri we, cyanamubaje bikomeye, ukuntu nyuma y'ukwezi hazaga wari ushinzwe amazi muri ako karere, akaza kubarura, akamutera fagitire ishyushye y'amazi yakoresheje, kandi we yasanga nta nayo yakoresheje. Abaturanyi barayafite, abageraho, ariko we ntamugereho. Bikanarengaho bakaza kumubarurira amazi atigeze akoresha, atigeze akandagira mu rugo rwe, mu nzu ye. Afata icyemezo, atangira arakarira abaturanyi ko bishoboka ko bamuroze, kubona babona amazi we ntayabone. Afungisha bamwe, abandi bishokeye niba yarabagambaniye ntumbaze,
akarere karahungabana. Nuko igihe kimwe kiza kugera, wa mukire abonye iki kibazo gikomeye kandi gikomeje kumusatira, afata icyemezo cyo kwigira ku cyicaro aho ayo mazi yaturukaga, aho bari bashinzwe kugemura ayo mazi kugira ngo ajye kubaza ibyo icyo kibazo yagize amaranye igihe kirekire. Ageze atangira kubabwira ubuhemu bwabo n'ubuhemu bw'abaturanyi n'uburyo bamukoreye nabi, uburyo amaze igihe yishyura fagitire ishyushye none akaba nta mazi afite. Ako karengane n'ubwo buhemu n'ubwo bugome, amaze gusobanura ikibazo cye koko abari babishinzwe bumva kirumvikana, nuko baramuherekeza bagiwe kugira ngo basuzume icyo kibazo, impamvu ituma atabona amazi, impamvu ituma bamwishyuza kandi amazi atarayakoresheje. Nuko bageze iwe koko barasuzuma basanga ibyo avuga ari ukuri. Konteri ye irabara ariko amazi ntashyike mu rugo rwe, ntashyike mu byumba, ntashyike mu nzu. Ubu byari bitewe n'iki? Nyuma yo gusuzuma ibyo byose bamaze gucukura barenze, basanga tiyo zayoboraga amazi ajya mu byumba mu nzu ye zarazibye, izindi zaraturitse, izindi zarashaje. Nuko amazi yaza akameneka munsi ku buryo yakoze ikidendezi munsi cyane. Baranamubwira ngo hari kubura igihe gito kugira ngo iyo nzu isenyuke kuko nyine amazi yagiye munsi. Nyuma y'uko bamugiriye inama yo kugura andi matiyo mashya kugira ngo yongere asanure amazi, yongere ave kuri konteri anyura mu byumba maze akongera kubona amazi, uyu mukire ariseka ararira bikomeye cyane, arababara arashavura. Ngaho fora ikintu cyari kimubabaje, ngo yarabajwe n'uburyo yabeshyeye abaturanyi ngo baramuroze, n'uburyo yafungishije bamwe, n'uburyo bwose yakomeje kwihagararaho. Kandi ari wari ufite ikibazo cy'uko udutiyo twarashaje twajyanaga amazi we, ahubwo inzu ikaba iri hafi gusenyuka kubera kurangara, kubera kutita kuri utwo dutiyo. Yewe na n'ubu bishoboke ko akiri kurira yibaza uburyo azafunguza abaturanyi yafungishije, kandi ari we ikibazo cyari kiriho, kandi ari we watezaga ikibazo. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nk'uko natwe dusenga akenshi tukaba turi mu kivunge ariko tudashobora guhura na Kristo, tumeze nk'iyo misozi nyine ibiri. Reka dusoreze ku tuntu dutatu tuza kudukebura natwe, twongere turebe niyo tujya dushyikirana na Kristo uko bikwiye. Wasanga natwe amazi atakigera iwacu, nta buzima tugifite, kubera ko icyaduhuzaga na Kristo twaragiciye, harazibye. Icya mbere, natwe hari ubwo konteri zacu zikora neza ariko twe tutari gukora neza. Hari ubwo tubona mu kiliziya mu nsengero zakubise huzuye abantu benshi cyane, aho niba abakristo bo ku cyumweru ihururu baturutse mu bihuru no mu bigunda. Yewe rimwe na rimwe konteri zacu zikaba ziri kubara neza, tugatanga n'icya 10, tugatanga imfashanyo ya kiliziya, tukubaka insengero, ariko dutabana na Kristo, kuko umuyoboro duhuza na Kristo warazibye. Ugasanga konteri zacu ziri kubara neza ariko twebwe turi kwandikirwa 0. Iwacu ntabwo amazi ashyika, ntabwo turi gushyikirana na Kristo, ntabwo tugihura n'Imana. Turahura n'abantu ariko wa mwanya wo guhura n'Imana warabuze. Ngewe za konteri zacu turi kubarirwa ko turi mu bakristo b'indani, batiza tora umuziruzuye, turi abakristo ku ifishe, dufite amafishe batisimu n'ibindi birango byose by'idini tubamo, ariko izo konteri zose ziri kubarwa, ziri no kubara zikatubarura ariko dutariho. Hari ibyazi by'imitima yacu tidushobora gushyikirana n'Imana. Icya kabiri, akarengane. Akenshi umukire aturanye n'abakene, ikibaye cyose ati bari nibo bari kunyangiriza, bari nibo bari kundoga. Nuko bene ngofero buzukuru ba Rushati bakaba harenganira, bamwe bagafungwa abandi bagakubitwa, kwishwa bitabuze kubera wa mukire utabasha gushyikirana n'Imana, ntamenye amakuru ku Mana. Rero igihe nikigera uzabona abantu warenganyije, nushyika ku Mana Imana igakubwira ibyawe, nushyika ku Mana isengesho ryawe rigashyika ku Mana koko, ukajya kureba Imana, nibwo uzasanga hari abantu warenganyije, hari abantu washyirishije mu buroko, hari abantu wafungishije, hari abantu wagambaniye, hari abantu ugirira nabi. Kubera iki? Kubera ko udashyika ku Mana, nta makuru ufite, ayo ufite n'ibihuha, bya bindi bituma ugenda ubuhera utagana Imana uko bikwiye. Hari abo warenganyije mu kibazo wagize, ariko ukazasanga kera kabaye ari uko utageze ku isoko. Iyo ugeze ugera kuri suruse ngo ubaze
baza Imana rero uyu ni umwanya uhawe nawe kugira ngo nawe nukora kuri Yezu urakira kuko abandi bose bajya bamukoraho barakize, wowe se wabuzwa n'iki kumukoraho ngo ukire? Icya gatatu, mu buzima busanzwe dukunze kwivovota. Bamwe batiye amasengesho yanjye ntabwo agishyika ku Mana, Imana ntikinyumva, Imana ibyanjye ntikibizi, nsigaye nsenga ariko Imana ntinyumve, Imana yarantereranye, Imana ntikizi ibyanjye. Nuko umwanya muremure ukamara kwivovota no kwivumbura, ati sinzongera no kujya gusenga, sinzongera no guhura na runaka, sinzongera no kujya mu kiliziya, sinzongera ibyo Imana bishingutsemo. Kubera iki? Kwivumbura no kwivovota. Kandi se wasanga ari ufite ikibazo, wasanga konteri zawe ziri gukubarira, ariko we amaze atagishyika mu cyumba, nta gasengesho, ntugisenga. Urasenga ariko ntibifate. Kubera iki? Kubera ibyaha. Ufite ibyaha bituma udashyikirana n'Imana, ubusabanira Imana shwe, kudakora ku Mana, kandi usenga, kandi ubana n'abantu basenga, kandi uri mu kiliziya, ariko ubusabanira Imana bwawe ni zeru. Ntugisabana n'Imana. Harabura iki? Harabura kwa kwihana bya byaha. Ntugishyikirana n'Imana. Umushyikirano wawe n'Imana ni zeru. Ushobora kuwushyikirana n'abantu, ugashyikirana n'ibintu, ariko udashyikirana n'ubuntu bw'Imana, Imana mutakiri kumwe. Reka dusoreze ku buhanuzi bwa Bikira Mariya ubwo yari ari Kibeho, ngo yaravuze ati abantu ntibagisenga, ngo n'abasenga ntibagisenga uko bikwiye. Wasanga uri muri abo. Bikira Mariya nyina wa Jambo, udusabire kugira ngo tunyure umwana wa Yezu Kristo, dukora icyo ashaka buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Kari masomo kwa Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.